Ni amarira, ni agahinda, bamwe batangiye kwibaza aho bari buze kwerekeza, abandi batangiye kuzinga ibikapu bitegura gusubira muri Afurika, ibyo byose cyangwa se mu bihugu bitandukanye bifatiwe umwanzuro. Niba uri umunyarwanda rero ni wowe tugiye kubwira. Uri umunyarwanda uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, washakanye n'umunyamerika, wajyaga urota cyangwa utegereje green card, cyangwa wari ufite inzozi zo kujya gutura muri Amerika. Subiza amahirwe mu isaho. Iyi video ishobora kuguhindurira intekerezo mu gihe uri buze kuyikurikirana yose ugasobanukirwa birambuye n'icyemezo Trump afashe. Ese hari uzi waba warashakanye n'umunyamerika ubu ngubu bakaba babanaga, ariko azongeresha visa cyangwa n'ibindi, ibyago ni byinshi kuri we. Mu cyemezo gitunguranye cyafashwe na Perezida Donald Trump, Amerika ihagaritse visa z'abimukira mu bihugu 75 birimo n'u Rwanda. Ese ibi bivuze ko inzozi zo kujya muri Amerika zirangiye? Ni bande bireba? Ni bande bitareba? Byose uri buze kubisobanukirwa. Guma kuri iyi video, turasesengura byose mu buryo bwumvikana nta kuyobya, kugira ngo umenye neza aho uhagaze n'icyo ugomba gukora. Hari benshi mu minsi mikeya bari bafitanye ubukwe n'abasore cyangwa n'abakobwa ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bakaba bavugaga bati byanze bikunze uyu mwaka ugomba gushira mbonye visa ngiye muri Amerika. Hari abandi babaga muri Amerika ariko nabo iki cyemezo kireba, mu minsi mikeya bashobora kuzazinga ibikapu bakagaruka muri Afurika. Byose tugiye kubisobanura, turebe icyo bivuze icyemezo cya Perezida Donald Trump nicyo tubereyeho hano. Ubutegetsi bw'uyu mugabo bwafashe umwanzuro wo guhagarika by'agateganyo gutanga visa z'abimukira. Ni ukuvuga abantu bashaka gutura muri Amerika mu gihe kirekire baturutse mu bihugu 75 birimo n'u Rwanda. Ibi bivuze ko muri ibyo bihugu abashakaga kujya muri Amerika bya burundu ku mpamvu zirimo akazi, basanze imiryango cyangwa se bahisemo guturayo, ubusabe bwabo kuva ku itariki 21 z'uku kwezi uyu mwaka buzaba butagisuzumwa. Abashaka kujya gutura muri Amerika bya burundu ku mpamvu zirimo akazi, abasanze imiryango cyangwa se abahisemo guturayo, ubusabe bwabo ku itariki 21 z'uku kwezi buzaba butari gusuzumwa. Mubyumve neza, ufite umubyeyi turi buze kubisobanura, ushaka kujya kumusangayo, ibyo ngibyo forget. Amerika ivuga ko impamvu ari uko benshi mu basaba izi visa baturutse muri ibi bihugu baba bateze amaboko kuri Amerika ku mibereho yabo, cyangwa se biringiye ubundi bufasha ku bantu basanze muri Amerika iyo bahageze. Hari abantu bajyaga muri Amerika bavuga ngo nzidekarara nk'impunzi, cyangwa se nsanzeyo mukuru wanjye, nsanzeyo mama, nsanzeyo data, nsanzeyo se umugabo, nsanzeyo se umugore, akumva yuko ateze amaboko kuri uwo muntu asanzeyo. Abo bantu ibyo bitekerezo byarangiye. Nzi neza yuko iki cyemezo kigize ingaruka nyinshi ku banyarwanda benshi, niyo mpamvu duhisemo gukora iyi nkuru kugira ngo tubisobanure. Kubera iyi mpamvu, ishami rishinzwe ububanyi n'amahanga rya Amerika ryavuze ko ziriya visa z'abimukira zigiye kuba zihagaritswe gutangwa, hakazagenzurwa niba abo bantu bafite ubushobozi bwo kuba bakwitunga mu gihe bageze muri Amerika. Byakomeye noneho. Ubundi wagendaga ukavuga utoke, umuntu turashakanye n'umukobwa wa muri Amerika cyangwa n'umusore wa muri Amerika, Amerika ikagira ibyimusaba kugaragaza kuri konte ye, akerekana yuko azabasha kugutunga. Icyo gihe ngo nundi mutwaro uvuye muri Afurika cyangwa mu kindi gihugu ugiye noneho guturwa kuri Amerika, kuko uwo muntu agiye kurya n'ubundi ibyari biri muri Amerika. Ibyo ngibyo bivuyeho, uzajya uhaguruka muri Afurika niba cyangwa n'ahandi hose muri biriya bihugu 75 wamaze kwerekana uburyo uzabaho nugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bitandukanye n'uko ubu ngubu uwari uriyo ari we werekanaga uburyo azagutunga. Mwumva impinduka irimo. Ubundi reka tubanze turebe kugira ngo tubanze tunasobanukirwe uko ibintu bimeze. Imiterere ya visa zitangwa na Amerika ubundi ni izihe? Ni visa bwoko ki? Ubundi Amerika itanga visa ziri mu byiciro 5. Ibyo birimo iz'igihe gito ku mpamvu z'ubukerarugendo n'akazi, nko kwitabira inama cyangwa se ibindi bikorwa by'ubucuruzi. Izo ngizo ziri mu cyiciro cyitwa visa zitwa B1 cyangwa B2. Hari kandi visa zo kwiga, nazo ziri mu byiciro 2.
hari nk'imwe ihabwa abantu bagiye kwiga amasomo ya kaminuza n'abandi bagiye mu bikorwa birimo amahugurwa, izo nizo zitwa F1 cyangwa M1. Hari kandi viza zishingiye ku kazi, ziba mu byiciro binyuranye, harimo nk'icyiciro cy'abantu bafite ubumenyi buhambaye mu byiciro runaka nk'abahanga mu ikoranabuhanga, engineering, abaganga n'abandi, abo bahabwa viza yitwa H1B. Hari kandi abantu bagiye gukora mu bijyanye n'ubuhinzi bahabwa viza iri mu cyiciro cya H2A, cyo kimwe n'abandi bagiye mu bikorwa by'ubuhinzi ariko bitagereranywa nk'iby'umwuga bahabwa viza yo mu cyiciro cya H2B. Ikindi cyiciro kiri muri viza z'abakozi n'iz'abantu boherezwa n'ibigo kujya gukorera muri Amerika nk'abahanga mu byiciro runaka cyangwa se abayobozi runaka, abo bahabwa viza yitwa L1. Hari kandi abantu bajya muri Amerika by'akazi ariko bishingiye ku mpano basanzwe bafite, urugero nk'abakinnyi b'umupira w'amaguru cyangwa n'ibindi, cyangwa se abandi banyabugeni baba bagiye gukora muri Amerika, abangaba bahabwa viza yitwa O1. Hari kandi icyiciro cy'abantu bahabwa viza zishingiye kuri porogaramu zo guhana ubumenyi, urugero ni nk'abanyeshuri bagiye kwimenyereza umwuga, abashakashatsi, abarimu n'abandi, aho bahabwa viza zo mu cyiciro cya G1, cyo kimwe n'abandi bajya muri Amerika mu bikorwa bishingiye ku muco bahabwa viza yitwa Q1. Ibyo byiciro byose tuvuze hejuru nizo viza zikunda gutangwa. Ziyongeraho izindi viza zihabwa abantu bajya muri Amerika nk'abapilote cyangwa se abakozi bo mu ndege baba batari butinde hari muri Amerika, abo bahabwa viza yitwa D. Naho abantu banyura muri Amerika bakomereje mu bindi bihugu bahabwa viza yitwa C. Izindi viza nizihabwa abadiplomate bahabwa viza zo mu cyiciro cya A, n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga nka banki y'isi na Loni bahabwa viza yo mu cyiciro cya G. Izindi viza zose zisigaye ziri mu cyiciro cy'izo Trump yahagaritse, uretse izo tuvuze haruguru. Izindi zose zisigaye ni Trump yazihagaritse. Ni ukuvuga ngo izo ni iz'abantu bashaka kujya gutura muri Amerika by'igihe kirekire, izo nizo zitwa viza z'abimukira, uretse ziriya tuvuze haruguru. Ariko izindi zisigaye zose Trump yazihagaritse kuko ziri mu cyiciro cya viza zitwa iz'abimukira. Ariko nazo ziri mu byiciro. Hari viza zihabwa abantu bagiye muri Amerika ku mpamvu z'umuryango, ni ukuvuga nk'abashakanye, abana, ababyeyi cyangwa se abafitanye amasano n'abaturage ba Amerika bashaka kujya gutura muri Amerika by'igihe kirekire. Izo ziyongeraho izindi zamenyekanye nka green card. Ni ukuvuga ngo izo viza tuvuze z'abantu bashakanye, viza z'abagiye muri Amerika ku mpamvu z'umuryango, abana basanze ababyeyi se cyangwa ababyeyi basanze abana, abafitanye amasano se n'abantu batuye muri Amerika bashaka bavuga bati reka natwe tujye kwibera muri Amerika by'igihe kirekire, babandi nyine bagenda bakitwa bimukira. Ubwo aba muri Amerika murabyumva icyo ndimo kuvuga. Ni ukuvuga ngo izo viza zatangwaga hakajyaho na indi yitwa green card abantu bapurayinga bagasaba, izo zose ziri mu cyiciro kimwe. Trump yazikubise umugeri wapi, izo ngizo ntago zizongera. Hari izindi viza zitangwa mu buryo bwihariye nko ku mpamvu z'ubutabazi, zo zitangwa gake zigahabwa nk'abantu Amerika ikuye mu bihugu byabo ku mpamvu z'umutekano, ku mpamvu z'ubuhunzi ndetse n'izindi. Ariko izo viza izo zose wapi. Viza ubundi zitari zabimukira zishyurwa amadolari $185. Icyo cyemezo rero kivuze iki kuri bari abaturage mu bihugu 75? Ariko reka twibande cyane cyane ku banyarwanda tubariho tureba cyane. Icyemezo cya Trump kigamije gukumira muri make abantu bajya muri Amerika bagiye kuyibera umutwaro. Gukumira abantu bajya muri Amerika bagiye kuyibera umutwaro. Ntabwo iki cyemezo kigamije gukumira wowe na mugenzi wawe mwari mufite gahunda yo kujya kwishimisha, gusura inshuti, kureba imikino y'igikombe cy'isi, mwarangiza mugataha. Mwebwe iyo viza muzayihabwa kuko ntabwo muri abimukira, ni mugiye gutura muri Amerika. Ntabwo umunyeshuri azagerwaho ingaruka n'iyi gahunda nshya kuko we ikintu abategetswe uragenda wige, nurangiza amasomo yawe utahe, wowe nturimo. Ubwo nibo ndavuga abantu batari muri izo viza kubera ko ntabwo uri umwimukira, uri umunyeshuri ufite viza y'uko uri umunyeshuri muri abandi twabonye muri bya byiciro bya ruguru. Cyangwa se abantu bagiye mu bukerarugendo, niba ugiye kureba igikombe cy'isi, niba ugiye gusura inshuti, niba ugiye kwishimisha, ntabwo we bikureba yuko viza zahagaritswe. Ntabwo kandi iki cyemezo kirebwa ba bantu bajyaga gusaba viza bagahabwa nka viza z'amezi 3, imyaka 5 cyangwa se imyaka 10, kuko aho ngaho biba bivuga ngo igihe cyawe nikirangira utegetswe guhita utaha bitarenza amezi 6.
we ntabwo icyo cyemezo kikureba. Watse viza y'amezi 3, y'imyaka 2, y'imyaka 5, y'imyaka 10 kubera impamvu runaka, wowe ntabwo icyo gihe ubarurwa nk'umunyamerika, ahubwo wowe biragaragara yuko uzataha mu gihe runaka iyo viza yawe izabirangiye. Iki cyemezo ahubwo kirareba umuntu ushaka kuba muri Amerika by'igihe kirenze icyo. Abagiye kugirwaho ingaruka n'iki cyemezo nabaye, tubasobanurire nabo biyumvi. Ni nk'umunyarwanda washakanye n'umunyamerika cyangwa wari ufite gahunda yo kujya gutura muri Amerika. Niba uri umunyarwanda washakanye n'umunyamerika, aho ngaho kwa heri, cyangwa nawe ufite gahunda yo kujya gutura muri Amerika, kwa heri. Uri umwimukira. Niba uri umunyarwanda, urugero tubisobanure neza, ufite umubyeyi w'umunyamerika ariko ukaba uba mu Rwanda, wowe uba mu Rwanda, umubyeyi wawe ni umunyamerika, ni ukuvuga ngo wari ufite gahunda yo kujya muri Amerika kugira ngo ariho ukomereza ubuzima bwawe, icyo gihe kubona viza bizakugora. Urebye tunabisobanuye neza, ubu ntiwabasha kuyibona. Ufite umubyeyi w'umunyamerika ariko wowe uba mu Rwanda, ushaka kujya muri Amerika, ntabwo byemewe, ntabwo iyo viza wayibona. Ku munyarwanda noneho wari muri Amerika, nawe yaragiye gukora mu buryo bw'igihe kirekire, akaba ari muri Amerika, yaragiye mu buryo bwo gukora by'igihe kirekire. Biyumve neza, bivuze ko uyu nguyu yazasabwa kongeresha viza ye kugira ngo agume muri Amerika akomeze gukora. Ibyo ngibyo ntabwo bizashoboka. Kongeresha iyo viza wagiye ugiye gukora, viza yawe yenda irarangira mu mezi 3, ushaka kujya kuyongeresha kugira ngo ugume muri Amerika, ntabwo bizoroha. Ni ingorabahizi, biragoye cyane. Niba uri umunyarwanda ashakaga kujya muri Amerika, ukoresha viza yitwa diversity visa cyangwa se green card, byo urabizi ko ntago bigishoboka kuko ibyo ngibyo byahagaritswe burundu. Iyi ni imwe muri viza ubundi zatangwaga zireba cyane cyane imiryango, diversity visa cyangwa se green card. Ibi ngibi Trump yamaze kubikubita ishoti, yarabihagaritse burundu. None reka turebe, twamaze kubona abantu bagiye kugirwaho ingaruka n'iki cyemezo. Reka tubarebe twongere tubisubiremo. Umuntu ushaka kuba muri Amerika by'igihe kirenze cyangwa by'igihe kirekire, kirenze imyaka 10 cyangwa kuzamura, uwo nguwo iki cyemezo kiramureba. Ingaruka zigiye kubaho rero, iki cyemezo kiragira ingaruka nko ku munyarwanda washakanye n'umunyamerika. Barahari benshi, ugasanga umuntu yagiye ari umunyarwanda ariko nyuma yaje kubona ubwene gihugu bw'abanyamerika, ubu ni umunyamerika, yarangiza akavuga ati rero ngewe ndishakira umusore mu Rwanda, akaza mugakora umurenge, mwamara gukora umurenge akakwapplyingira viza bakayiguha, amaze kwerekana yuko utazaba umutwaro, uzagenda akaba yabasha kugutunga. Icyo gihe urumva n'amafaranga y'abanyamerika agiye kugutunga. Ubu ngubu none ikintu uzajya usabwa, uzajya ubanza werekane amafaranga wari ufite inanga muri Afrika, cyangwa se reka tubare mu Rwanda, dufate example mu Rwanda cyangwa muri ibyo bihugu bindi 75, uzajya ubanza werekana amafaranga ufite ashobora kuzagutunga ugeze muri Amerika. Apana kujya gutungwa n'umutungo w'abanyamerika, ahubwo uzajya ukura umutungo iwanyu ubari ujya kugutunga ari muri Amerika. Cyo cyumvikane neza. Noneho niba uri umunyarwanda cyangwa wari ufite gahunda yo kujya gutura muri Amerika, ibyo nabyo uzajya werekana uburyo uzabaho muri Amerika. Apana kugenda uvuga ngo nzagenda nshakisha akazi, nzagenda wapi. Niba uri umunyarwanda ufite umubyeyi w'umunyamerika ari kuba mu Rwanda, wari ufite gahunda yo kujya muri Amerika kugira ngo ubariho ukomereze ubuzima bwawe, icyo giye kubona viza bizakugora. Nakoze uretse no kukugora, ntabwo basha kuyibona, ntabwo wemereye kuba wabona iyo viza. Ku munyarwanda wari muri Amerika nawe yaragiye gupagasa, viza ye ni ikabirangiye, gupagasa by'igihe kirekire, viza ye ikabirangiye. Birumvikana yuko kugira ngo yongereshe iyi viza bigiye kuba ingorabahizi. Niba uri umunyarwanda ashakaga kujya muri Amerika ukoresheje viza yitwa diversity cyangwa green card, ibyo ngibyo byo byibagirwe kubera yuko n'ubundi ntabwo zari zigitangwa. U Rwanda rero buriya ruba mu bihugu bifite abaturage benshi binjira muri Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mu mezi 10 ya mbere ya 2024, abashinzwe kugenzura umupaka wa Amerika na Canada mu gace ka Houlton bataye muri yombi abantu 15,000 b'abanyamahanga baturutse mu bihugu 85 binjiye muri Amerika mu buryo butemewe. N'ubwa mbere abo bantu babaye benshi kuri iki kigero,
abo bantu binjira muri Canada mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hanyuma bagera ku mupaka wayo na Amerika bakinjira hitwa Swanton, umujyi muto wo muri Vermont. Iyo bageze aho baba bashobora kwerekeza nibura mu duce two muri Amerika nka Vermont, mu tundi duce twa New York nka Manhattan, Brooklyn, the Bronx, Queens n'ahandi. Abatagiye aho baba bashobora kwerekeza mu duce tumwe na tumwe twa leta ya New Hampshire. Abaro basabwa nibura urugendo rungana no kuva i Kigali ukagera i Rusizi ukongera ugasubira i Kigali kugira ngo babe bavuye Quebec cyangwa Ontario muri Canada, babashe kugera ku mupaka umwe mu yo bambukiraho bakoresheje imodoka mu mujyi wa Arborg muri leta ya Vermont. Mu 2023 umubare w'abantu binjirira kuri uyu mupaka wariyongereye ba 6700 baturuka mu bihugu 76. Gusa mu mwaka umwe gusa abo bantu bari bamaze kwikuba inshuro 3 ndetse n'umubare w'ibihugu baturukagamo ugera kuri 85. Muri ibyo bihugu 85 u Rwanda ruri mu bihugu 21 byo ku mugabane wa Afurika bifite abaturage benshi binjira muri Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Sabo muri Afurika kuko ni ibihugu bikomeye ku isi nk'Ubudage, Ubufaransa, Espagne, Ubutaliyani, Uburusiya, nabo bafite umubare munini w'abaturage bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Imibare igaragaza ko abanyarwanda baba muri Amerika bagiye biyongera umunsi ku wundi guhera muri 2000, gusa benshi ntabwo n'igihugu bw'iki gihugu bari bafite kandi bagiye yo ku mpamvu zitandukanye. Bivuga ngo abangaba ne badafite ubwene gihugu bwa Amerika kongeresha visa bibaye ikibazo, aho ngaba barirukanwa. Raporo ya OIM, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abimukira, igaragaza ko ibarura ryakozwe na Amerika muri 2000 ryerekanye ko abanyarwanda 1956 babaga muri Amerika, muri bo 280 nibo bonyine bari barahawe ubwene gihugu. Muri 1956 280 nibo bonyine bari barahawe ubwene gihugu. Iri barura rigaragaza ko 1425 batari barahawe ubwene gihugu, no kuvuga 72.5% by'abari muri Amerika icyo gihe bari barahageze mu 1990 n'ibihumbi 2000 nta bwene gihugu bari bafite. Muri 2010 imibare y'abanyarwanda bari muri Amerika mu buryo bumwe cyangwa ubundi, gusa raporo zitandukanye zerekana ko 2012 abanyarwanda 7000 bari muri Amerika. Mu 2014 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryagaragaje ko abanyarwanda 445 bari muri Amerika nk'abasaba ubuhungiro, mu gihe abanyarwanda 1020 bari impunzi. Imibare ya Minisiteri y'Umutekano muri Amerika yerekana ko hagati ya 2013 na 2020 abanyarwanda 2881 bahawe ubwene gihugu bwa Amerika. Kugeza mu 2022 habarurwaga abanyarwanda 11325 bari muri Amerika mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iri raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abimukira igaragaza ko mu banyarwanda bari muri Amerika b'abanyeshuri iyo barangije amasomo yabo bahitamo kuguma muri Amerika aho gutahuka mu gihugu cyabo. Abo banyeshuri biga muri kaminuza usanga bari muri kaminuza zirenga 200 muri Amerika. Iyo barangije bakora mu bigo bitandukanye byo muri Amerika, cyane cyane mu bijyanye n'ubumenyi muri mudasobwa, computer science, engineering, ibijyanye n'amashanyarazi, ibijyanye n'ubukanishi, ibinyabuzima ndetse n'ubuforomo. Bibarwa ko umubare munini w'abanyarwanda baba muri Amerika baba muri leta ya Texas, mu mijyi ya Dallas ndetse na Fort Worth. Abanyarwanda rero harabo iki cyemezo kigiye gukoraho, niba uzi kuri ba muri Amerika ye gushora kwaba mu buryo bwemewe n'amategeko ufite visa birumvikana, ariko kujya kuyongeresha nawe uziyuha kuya bizabingora bahise bizagorana. Bivuga rero ngo harabo Amerika ishobora kubigiye guhambiriza vuba cyane bakongera bagahambira ibikapu bakaba basubira muri Afurika, cyangwa se abandi bakaba bakambuka bakigira muri Canada. Ibyo ngibyo byose birashoboka. Ubwo rumva namarira ku banyarwanda, niba ari ibintu byajyaga bibaho ngo ndashaka ngo umusore wo mu diaspora, ngo ndashaka ngo umukobwa ngo wo mu diaspora, byari ibintu byeze muri Kigali. Ubu ngubu niba uzi ko watagetingiraga muri Amerika niho benshi barebaga, forget. Hari abantu benshi byagiye bihira. Reka dufate urugero nk'umuhanzi Clarisse Karasira, muramuzi, umugabo we yari umusore wibera muri Amerika w'umunyarwanda, ariko wibera muri Amerika ufite n'ubwene gihugu bwa Amerika, akorayo, hanyuma barakundana, baraza bakora ubukwe mu Rwanda, arangije aramufata atwara umugore we muri Amerika kubera ko yaramaze kwerekana ko afite ubushobozi bwo kuzana uwo muntu muri Amerika bashakanye bakabana gutyo.
uyu munsi rero iturufu nk'iriya ntabwo igishoboka. Niba wanabitekerezaga mu buryo bwo kanzura iyi politike ya Donald Trump igukuye amata ku munwa, byibagirwe burundu. Reka rero tubashimire, ubwo ibindi byose mwakenera tuzakomeza tubibasobanurira. Mujye muri comment mutubwire muti ntago dusobanukiwe iki n'iki, byose turabibabwira. Mukomeze mugire amahoro y'Imana.